Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'154 dusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cy'imigani. Uyu munsi turatangirira ku bice 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Mwana wanjye, komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. Ubihambire ku ntoki zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Ubwire bwenge uti uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyeshyengesha amagambo ye. Nari mpagaze ku tubumbano tw'idirishya ry'inzu yanjye ndunguruka, nuko ndeba mu baswa, nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya. Nuko ayembayemba ajya ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku. Maze umugore aramusanganira, yambaye imyambaro y'abamaraya, kandi afite umutima w'ubucakura. Ni umugore usamara kandi ntiyifata, ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Rimwe aba ari mu mayira, ubundi aba ari mu maguriro, kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Nuko aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebya ati, mfite ibitambo by'uko ndi amahoro, uyu munsi nahiguye imihigo yanjye. Nicyo gitumye nza kugusanganira, nshaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye. Uburiri bwanjye nabushasheho ibidarafu byoroshye, bidozwaho amabara y'ubudodo bwo muri Egiputa. Uburiri bwanjye nabuminjagiyeho ibihumura neza, ishangi n'umusagavu n'umudarasini. Ngwino dusohoze urukundo rwacu, tugeze mu gitondo, twinezeze mu by'urukundo. Kuko umugabo wanjye atari imuhira, yazindukiye mu rugendo rwa kure. Yajyanye uruhago rw'impiya, kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Nuko amushukashukisha akarimi ke kareshya, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe. Aherako aramukurikira nk'ikimasa kigiye kubagwa, cyangwa nk'umusazi uboshywe ajya guhanwa, kugeza ubwo umwambi uhinguranye umwijima we, ameze nk'inyoni yihutira kugwa mu mutego, itazi ko yategewe ubugingo bwayo. None rero bahungu banjye, muntegere amatwi, kandi mwitondere amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntukunde ko umutima wawe utanyukira mu nzira ze, ntukayobere mu migenzereze ye, kuko yagushije benshi abakomeretsa. Ni ukuri abo yishe ni umutwe w'ingabo munini. Inzu ye ni inzira igana ikuzimu, imanuka ijya mu buturo bw'urupfu. Igice cya 8. Bwenge yongera guhugura. Ntimwumva ko bwenge ashyira ejuru, akarangurura ijwi ry'ubuhanga, ahagaze mu mpinga z'imisozi, mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu miharuro y'umurwa ashyira ejuru, ari mu bikingi by'amarembo ati, yemwe bagabo, nimwe mpamagara, n'abana b'abantu n'ijwi ryanjye ribwira. Yemwe mwanjiji mwe, nimujijuke, namwe mwabapfu mwe, mugire umutima usobanukiwe. Nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye, kandi umunwa wanjye ndawubumburira kuvuga ibitunganye. Kuko akanwa kanjye kazakuvuga ukuri, kandi gukiranirwa ari ikizira kuri njye. Amagambo yo mu kanwa kanjye yose nakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo. Asobanukira ujijutse, kandi atunganira ababonye ubwenge. Aho gushaka ifeza, mutore ibyo nigisha, mushake ubwenge kuburutisha izahabu nziza. Kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Njyewe bwenge nagize umurava w'ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro ni inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ni njye nyiri inama no kumenya gutunganye, ni njye muhanga kandi mfite n'ububasha. Ni njye wimika abami, ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera. Ni njye uha abatware gutwara, n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bo mu isi bose. Nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka, no mu nzira z'imanza zitabera,
kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Nuko rero bana banjye nimunyumvire, kuko hahirwa abakomeza inzira zanjye. Mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge ntimubwange. Hahirwa umuntu unyumvira, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose, agategerereza ku nkomo z'imiryango yanjye. Kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Ariko uncumuraho aba yononye ubugingo bwe, abanyanga bose baba bakunze urupfu. Igice cya 9. Bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye. Maze atuma abaja be arangurura ijwi ari aharengereye hose ho mu murwa, ati umuswa wese nagaruke hano. Abwira utagira umutima ati ngwino urye ku mutima wanjye, kandi unywe kuri vino nakangaje. Mureke ubupfapfa mubeho, mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Ntuhane umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge. Yigisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Ni njye uzakugwiriza iminsi, nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. Niba uri umunyabwenge, ubwo bwenge ni wowe ubwigiriye ku bwawe, kandi nuko bana ni wowe biziberaho ubwawe. Umugore upfapfana arasakuza, ni ikirimarima kandi ntacyo amenya. Yicara mu muryango w'inzu ye, ari ku ntebe aharengeyeho mu murwa, agira ngo ahamagare abahita baromboreje mu nzira zabo ati umuswa wese agaruke hano. Abwira utagira umutima ati amazi yibwe araryoshye, kandi umutsima urirwa ahihishwe uranyurwa. Ariko ntazi ko abapfuye ariho bari, kandi abo yararitse bari mu mworera w'ikuzimu. Igice cya 10. Imigani ya Salomo. Imigani ya Salomo. Umwana w'umunyabwenge anezeza se, ariko umwana upfapfana ababaza nyina. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko ahakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura muki ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoze isoni. Amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfu w'umunyamagambo azagwa. Ugenda atunganye aba agenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Uwicanirana amaso atera umubabaro, kandi umupfu w'umunyamagambo azagwa. Akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo, ariko urugomo rupfuka umunwa w'abanyabyaha. Urwangano rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. Mu munwa w'ujijutse haboneka ubwenge, ariko ibitugu by'udafite umutima bihanishwa inkoni. Abanyabwenge bikoranyiriza kumenya, ariko akanwa k'umupfapfa ni akaga karimbura vuba. Ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye, ibitsemba abatindi ni ubukene bwabo. Umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo,
Inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Uwitondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, ariko uwanga gucyahwa arayoba. Uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure, umutima w'inkozi y'ibibi ni umumaro muke. Umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi, ariko abapfapfa bapfa bazize kubura ubwenge. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Gukora ibibi umupfapfa abyita ibikino, ariko umuhanga yishimira ubwenge. Icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Nk'uko serwakira ihita niko umunyabyaha ahera, ariko umukiranutsi ni urufatiro ruhoraho iteka. Nk'uko umushari wa vino usharirira akanwa, kandi nk'uko umwotsi ubabaza amaso, niko umunyabute amerera abamutuma. Kubaha Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome, ariko ku ntoki z'ibibi ni ukurimbuka. Nubwo umukiranutsi azanyeganyezwa, ariko abanyabyaha ntibazaba mu isi. Akanwa k'umukiranutsi kavamo ubwenge, ariko ururimi rugoreka ruzacibwa. Umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa, ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. Igice cya 11. Urugero rw'uburiganya ni ikizira k'Uwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Iyo ubwibone buje, isoni ziherako zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'abariganya buzabarimbura. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Gukiranuka k'umuntu uboneye kuzamutunganyiriza inzira, ariko umunyabyaha azagushwa n'ibyaha bye. Gukiranuka kw'abatunganye kuzabarokora, ariko abariganya bazategwa no kugira nabi kwabo. Iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Umukiranutsi akizwa mu amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Iyo umunyabyaha apfuye, impundu ziravuga. Umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru, ariko usenywa n'akanwa k'umunyabyaha. Ugaye umuturanyi we nta mutima agira, ariko umuntu ujijutse we aricecekera. Ugenda azimura agaragaza ibihishwe, ariko ufite umutima w'umurava ntamena ibanga. Aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Uwishingira uwo atazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Umunyambabazi agirira ubugingo bwe neza, ariko umunyamwaga ababaza umubiri we. Umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano, ariko ubiba gukiranuka azabona ibihembo by'ukuri. Ukomeye mu byo gukiranuka azahabwa ubugingo, kandi ukurikirana ibibi aba yishakiye urupfu. Abafite umutima w'ubugoryi ni ikizira k'Uwiteka, ariko anezezwa n'abagenda batunganye. Ni ukuri rwose umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Ibyo umukiranutsi yifuza ni ibyiza bisa, ariko ibigenewe umunyabyaha ni uburakari. Hari umuntu utanga kwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi nabi izamugaruka. Uwishingikirije ku butunzi bwe azagwa, ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura imitima. Dore abakiranutsi bazahanwa bakiri mu isi, hanswe abakiranirwa n'abanyabyaha. Igice cya 12.
ukunda guhugurwa aba akunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa aba asa n'inka. Umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka, ariko azatsinda ugambirira ibibi. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufa ye. Ibyo umukiranutsi atekereza biratunganye, ariko inama z'umunyabyaha ni uburiganya. Amagambo umunyabyaha avuga ni ayo kuvusha abantu amaraso, ariko akanwa k'utunganye kazabarokora. Abanyabyaha bazubikwa, ntibazaba bakiriho, ariko urugo rw'umukiranutsi ruzakomera. Umuntu azashimirwa uko ubwenge bwe buri, ariko ufite umutima ugoramye azagawa. Umuntu woroheje ariko afite akagaragu aruta umwirasi utagira ikimutunga. Umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Uhinga umurima we asanzuye azabona ibyo kurya bimuhagije, ariko ukurikirana ibitagira umumaro ntabwo agira umutima. Umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Ururimi rucumura rubera umuntu mubi umutego, ariko umukiranutsi azakira amakuba. Imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Uburakari bw'umupfapfa bugaragara vuba, ariko umunyamakenga yirengagiza ibitutsi. Uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indarikwa avuga ibinyoma. Habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Uburiganya buba mu mitima y'abajya inama y'ibibi, ariko abajya inama y'amahoro ibyabo ni umunezero. Nta cyago kizaba ku mukiranutsi, ariko abanyabyaha bazuzururwamo n'ibibi. Ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Umunyamakenga abumbatira ubwenge bwe, ariko umutima w'abapfapfa wamamaza ubupfu bwabo. Ukuboko k'umunyamwete kuzatwara, ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa uburetwa. Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumviro, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Umukiranutsi ayobora umuturanyi we, ariko inzira y'abanyabyaha irabayobya. Umunyabute ntahigura umuhigo we, ariko umwete w'umuntu umugirira akamaro kanini. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubamo. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dutangiriye ku bice 13. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.